ikintu uretse Imana. Ubwo rero umenye ko hariho za kirazira ku mukristo. Ntabwo wemerewe kwinjira ahantu hose, nubwo imiryango yaba ikinguye. Buriya hari ibitaramo tutajyamo, buriya hari imbyino tutabyina, hari amashyi tudakoma, hari imyambaro tutambara kandi igezweho n'abantu bose bayambaye, kubera ko hari za kirazira. Hari n'amasezerano twagiye tugirana n'Imana. Hari n'igihe umuntu abikora ukumva igitima kirakubise ariko ukihagararaho, ntabwo ari igihe uzasigara. Oya, ongera wibuke ibyo wavuganye n'Imana. Hari ibintu twaziraga, hari ibintu tutemererwaga, hari ibintu tutakoragaho, ariko uko iminsi igenda ishira abantu barongera babisubiraho. Abantu barongera basubira ku nzoga za zindi zihiye ndetse zikarishye cyane, kubera yuko wenda yageze ahandi hantu agasanga umupasiteri anywa inzoga, nawe nubwo yakijijwe atazinywa akongera akazinywa, ati mumpereze ninywere, nabonye n'abandi bazinywa. Kubera kunanirwa guhamya, hari ibindi bintu twagiye tugarura ngo yanga ubwo se ngo nakora ubukwe burimo abayobozi cyangwa se abantu b'abasirimu ngo nkabatereka fanta gusa. Ariko bakwiye kumenya ko uri umurokore, kandi bakamenya ko hariho ibintu. Ibice 35 igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni ibice 35. Niyo magambo tugiye gusoma. Ntabwo mbizi niba ari ubwa mbere muyumvise cyangwa se niba musanzwe munayumva, ariko numvise ariyo tugiye kuganiraho. Iryo jambo tugiye kuganira rifite umutwe uvuga ngo kutazirura. Ubundi kuzirura ni ukuba hariho ibintu byaziraga cyangwa se bitari byemewe, hanyuma igihe kikagera ukabizirura. Ubwo icyo gihe bavuga ngo ni ukuzirura, ni ukuvuga ngo hari ikintu kitari cyemewe ariko noneho wowe ukakigira ko ari kizima cyemewe. Imana itugirire neza. Reka dusome. Haranditse ku mutwe, haravuze ngo bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sekuruza. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Murimo murankurikira? Ni Imana ibwiye umuhanuzi ngo nagende arebe abantu bo mu muryango w'Abarekabu ngo abazane mu rusengero, ngo narangiza abahereze vino banywe. Wenda ku bantu bakibyumva bwa mbere batokesha bati mu izina rya Yesu umuhanuzi urimo uzana abantu mu rusengero akaba aje kuhabahera inzoga. Ariko nagira ngo muze gukurikira mwumve icyo Imana yashakaga kuvuga. Haleluya, haleluya. Imana igira uburyo bwinshi bwo kwigisha. Imana igikoresha imfashanyigisho. Hariho n'umuhanuzi yigeze kubwira ngo nagenda cyure maraya, ishaka kwigisha uburyo ngo nabo bari barabaye abamaraya, ariko Imana ikaba ikibafitiye imbabazi ishobora kubacyura ikabazana. Uyu munsi rero ifite ubundi buryo igiye gukoresha, ikoresheje uyu muryango w'Abarekabu. Imana yacu tugire neza. Umurongo wa 3 uravuga ngo nuko nzana na Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na mwene Yeremiya mwene Habaziniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igidariya umuntu w'Imana, ngo cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagishya. Umurongo wa 5 ukavuga ngo maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Imana yacu tugire neza. Kare twasomye rino jambo ndibaza
ngo nk'uyu munsi ari pasiteri ugutumiye akagutereka inzoga akakubwira ngo nywa, wabigenza gute? harimo uwavuga atubwo ari pasiteri uyimpaye bampereze ninywere, n'undi nayivuyeho nkiyikunda. kavuga ati ubwo ari umuhanuzi uyimpaye reka ninywere. abangaba rero nta nubwo mu by'ukuri yari agamije ko banywa inzoga. nidukomeza gusoma murumva impamvu y'ukuntu ibintu byagenze. we yakoraga iby'Imana yamubwiye. Imana yari yamubwiye ngo genda ubatumire ubazane mu rusengero, nurangiza ubatereke inzoga. ariko hari isomo Imana yashakaga kumwigisha. umurongo wa 6 turavuga ngo ariko barahakana bati ntituyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubake n'amazu, ntimuzabibe imbuto, habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Imana yacu tugire neza. umuhanuzi arabibabwiye, nabo ntibakazwe nuko babibwiwe n'umuhanuzi, baramubwira ngo biragatsindwa. haleluya. turi kuganira ijambo bita kutazirura. ibyo wajya guziririza, Imana yacu tugire neza. baramubwira bati biragatsindwa, kubera ko sogokuruza wacu yaratubwiye ngo kirazira, muramenye ntimuzanywe inzoga, ntimuzagire imizabibu, ntimuzahinge, ntimuzubake amazu. baramubwira bati rero kuva yarabitubwiye ntabwo bishoboka, naho twaba tubibwiwe n'umuhanuzi. Imana yacu tugire neza. umuntu wa kare watuganirije ijambo rifungura, niba ari irifungura, yatubwiye ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? mbese ni amakuba, ni ukurenganywa, ese ni uko umuhanuzi ahanuye, ese ni uko umuvugabutumwa yaba ahagarara imbere ejo ukazamusanga mu kabara anywa inzoga bikaba byatuma nawe utangira kuzinywa? ese ni uko ababyeyi wenda b'abamama babahagaze imbere hari ukundi bitwaye bituma umuntu azirura ibyo yavuganye n'Imana? ariko ababo baramubwira bati reka reka biragatsindwa. nubwo ari wowe widuhaye tuzi ko uri umuhanuzi w'Imana, nubwo watuzanye mu rusengero akaba ariho watwicaje, ariko biragatsindwa, ntabwo bishoboka, kubera yuko ariko sogokuru yatubwiye. umurongo wa 8 wavuze ngo natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu ry'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose yo kubaho kwacu, twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu. bino bintu birakomeye cyane. haleluya haleluya. nta nubwo ari kuri bo gusa, ahubwo ngo no ku bana babo bazabakomokaho, n'abagore babo n'abahungu babo, bose baragiye barabifata, biragenda bihinduka itegeko, byinjira mu maraso, kandi ari sokuruza bibabwiye. nta hantu Bibiliya yigeze itubwira ko cyari icyaha. oya, ntabwo cyari icyaha, ahubwo byari ibintu bumvikanye. ariko agira umugisha, abibwira abantu bafite umutima uzi kwiyemeza. haleluya haleluya. abibwira abantu bafite umutima uzi kwiyemeza. hari ahantu Bibiliya ivuga ngo icyo yarahiriye ngo naho cyamugirira nabi ngo ntabwo ajya yivuguruza. Imana iturinde kwivuguruza mu izina rya Yesu. ngo icyo yarahiriye ngo naho cyamugirira nabi ngo ntabwo ajya yivuguruza. Nyisoma ano magambo natekereje kuri bari abantu bajya bita abamasayi mujya mubonana. nigeze kugira umugisha njya ahantu muri Tanzania, ngera neza hari abamasayi baba. buriya no mu gihugu cy'iwabo ni kuriya baba bambaye, biteye ka kantu kinyuze gutya kagatuku k'amabara, kuriya bagenda. byarantangaje mbabonye mu Rwanda barimo bacuruza za nkweto, ariko mu masaha aho ari abacyambaye wa mwenda. si uko bageze mu Rwanda
ngo ukuremo yambara ipantaro n'ishati. Nta nubwo mbizi niba ikibazo ari icyaha, ahubwo n'ibyo bumvikana ko ari uko. Kandi bajya bambwira ngo no mu bindi bihugu aho bagiye bajya, iyo mu Masayi umusanze muri Kenya ni kuriya aba yambaye, wamusanga hehe ni kuriya bameze, kubera yuko ari ku muco wabo wari umeze. Imana yacu tugire neza. Imana rero nayo igarura abantu bari barakomeye ku byo bari baremeranijwe, ari naho tuza guhera dusenga tubwira Imana ngo duhe imbaraga kugira ngo tutazazirura ibyo twari twaremereye imbere yawe. Imana yacu tugire neza. Ubwo rero aba bantu baramuhakaniye. Reka some ku murongo wa 12 mwumve. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abantu b'i Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumve amagambo yanjye? Ni ko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino, yarasohojwe kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko jye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakanyumvira. Imana yacu tugire neza. Imana ituma umuhanuzi Yeremiya ibi bintu byari bibabaje. Yari mesaje iturutse mu mutima ubabaye, ikoresha uburyo budasanzwe kugira ngo yumvikanishe ikibazo. Iravuga ngo niba sekuruza wawe yarababujije ikintu bakacyumva, njyewe nkaba mvugana namwe ngahera mu gitondo ngatuma abahanuzi, ngatuma abigisha batandukanye, ni igiki cyababujije kwigishwa ngo mwumve ibyo navuganye namwe? Niba iby'umwana w'umuntu yavuze byarakomeye, kubera iki by'Imana ivuga bidakomera? Imana yacu tugire neza. Imana ikavugana natwe ibinyujije mu buryo butandukanye. Imana yacu tugire neza. Imana rero ivuga ibabaye, iravuga ngo ni gute sekuruza yababujije kunywa inzoga bakabireka, hanyuma jye nkavugana namwe mbabuze ngo kirazira ntimuzanywe ibisindisha kuko muri abanaziri b'Imana, ariko mukanga mukanywa inzoga. Wenda hano Imana yavugaga inzoga, ariko hariho n'ibindi wowe n'umutima wawe uzi ko Imana yari yarakubujije, ukaba warabyumvise Imana ibikwihanisha, ikakubwira ngo iki kintu kirazira, uramenye ntuzakore kubizira. Bibiliya iravuga ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, ngo rwanditsweho ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ngo ave mu bidatunganye. Imana rero ikababazwa n'ukuntu yavuganye n'ubwoko bwayo, ariko ntibigere bumva. Undi yavuga bakamwumva. Imana yacu tugire neza. Navugaga ukuntu rero Imana byayibabaje. Ku murongo wa 14 ikavuga ngo amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino, yarasohojwe kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rye. Imana yacu tugire neza. Ubwo rero Imana ikavuga ku murongo wa 15 ngo kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma nti nimugaruke, umuntu wese areka inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira. Imana yacu tugire neza. Aya magambo narayasomye numva ateye umubabaro cyane, kandi n'Imana yavugaga nayo yari ifite umubabaro. Uyu munsi n'Imana yampaye kugira ngo twongere twibaze. Nge nahoze mvuga ngo ari umurokore w'iki gihe ujyanye mu rusengero, ari pasiteri cyangwa umudiyakoni, akamutereka inzoga cyangwa ikindi kintu, yavuga ngo nimuzane n'inywere. Imana yacu tugire neza. Ariko uyu munsi
harageze ngo twongere twibukiranye. Muri ibyo aravuga ngo urye munsi wabatizwagaho, ngo yewe muntu w'Imana, ngo wari ufite umuriro w'umwuka, ngo wari ufite urukundo. Muri ibyo akavuga ngo none ko wakonje ukava ku Mukiza ukareka urukundo rwa mbere. Hari ibintu twitaga ibizira, ariko ko iminsi ihindutse kandi koko ni iminsi y'imperuka, na Bibiliya ikavuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Hari ibintu twaziraga, hari ibintu tutemererwaga, hari ibintu tutakoragaho, ariko uko iminsi igenda ishira abantu barongera babisubiraho. Abantu barongera basubira ku nzoga za zindi zihiye ndetse zikarishye cyane, kubera yuko wenda yageze ahandi hantu agasanga umupasiteri anywa inzoga, nawe nubwo yakijijwe atazinywa akongera akazinywa, ati mumpereze ninywere nabonye n'abandi bazinywa. Ko yageze ahantu abantu bambaye ubusa, nawe akibagirwa bya bindi yavuganye n'Imana, akavuga ati nimumpe niyambarire, ubundi si ijuru ni iryanjye jyenyine. Ariko ngo bene Rekabu bakajya bazirikana ku mutima, akavuga ati hari ibintu sogokuruza yavuze kandi adutegeka ko ariko bizabaho, atari mu gihe cy'imyaka 5, ahubwo imyaka yose tuzabaho. Kandi si kuri twebwe gusa, n'abana bacu. Imana ishimwe. Bivuze ngo n'umwana wavukiraga muri urwo rugo bamwigishaga za kirazira. Haleluya. Bakatangira kubimutoza akiri mutoya. Ahubwo icyo kintu ndagitekereje, iyo batabitoza abana babo, generasiyo yamenye sogokuruza yari kuba yarapfuye bikarangira. Ariko kubera ko n'uwahavukiraga bamubwiraga amategeko y'iwabo, bakamutoza imico y'iwabo, n'uwavukaga nawe yinjiraga muri ibyo ngibyo. Imana yacu itugire neza. Ayo mpageze mpita ntekereza ku ruhare rw'umubyeyi, uburyo atoza umwana za kirazira, akajya amubwira iby'Imana yanga, akamubwira iby'Imana ikunda, kugira ngo igihe tuzaba twarashaje tutakivuga, abana bacu aba aribo bazasigara bavuga amategeko y'Imana. Haleluya, haleluya. Bayatoza nabo bazabyara. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza butigeze bushira, nuko hari abigishwa ba Yesu bigishijwe bakabifata neza, nabo bakigisha abandi, natwe igihe kikagera ubutumwa bwiza bukatugeraho, natwe turimo turabwira abandi, nabo bazabwira abandi. Imana yacu itugire neza. Haleluya, haleluya. Turimo kuganira ku ijambo bita kutazirura, kubera yuko muri iki gitabo twasomye Imana yari ibabaye. Haleluya. Imana yari ifite umubabaro. Kubera iki? Abandi bantu bavuze bigafata, njyewe navuga ntibifate. Mbese ni hamwe Bibiliya ivuga ngo fitanye urubanza n'uruzabibu rwanjye. Ikintu ntakoreye uruzabibu rwanjye ni igiki? Icyo nari nkwiriye gukora, nagombaga gukora ni igiki? Imana ikavuga ngo fitanye urubanza n'abantu banjye, njyewe nonkeje abana ndabarera. Njye soma muri Yesaya ngo inka imenya nyirayo, ngo ariko abantu banjye ntibamenya. Imana yacu itugire neza, ngo nonkeje abana ndabarera, ngo bamaze gukura barangomera. Ni urubanza ruturuka mu mutima w'umubyeyi ubabaye. Imana yacu itugire neza. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bose niko bameze, ariko ijambo ry'Imana rimanutse, nuko Imana ibikeneye ko abantu bisuzuma, ukongera ugasubirayo. Cya gihe umunsi wariraga, hari indirimbo bagiye bavuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ngo ubwo Yesu yinjiraga muri rwa rugendo rwo gukizwa, hari igihe wagize cyo kwihana, ugira igihe cyo kurira, ugira igihe cyo kurerwa n'Umwuka Wera, ariko igihe kikaza kugera ukagira ngo abantu nta nubwo bigeze bigishwa. Imana yacu itugire neza. Suko hariho bamaze kugwa, abatarahuye na Yesu bazajya bagenda, ariko uramenye
uzabika isezerano mu mutima, ujye wibuka ibyo wavuganye n'Imana. Imana yacu tugire neza. Hari igihe umuntu ku giti cye atamenya za kirazira, ariko nkunda umwuka wera. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu amaze gukizwa ajya yakira umwuka wera muri we, Bibiliya ikavuga ngo iki? Ngo azabayobora mu kuri kose. Haleluya. Azabigisha, azenda ku byanjye bibahe, azajya ababwira ibyenda kubaho. Umwuka wera afite inshingano zo kutwigisha iby'Imana yanga no kutwigisha iby'ikunda. Akajya kubwira bati kirazira, umwami ukorera ibi bintu ntabikunda. Nawe waba umwana mwiza, afite inshingano zo kugutwara. Bibiliya yarambwiye ngo umwuka wera ni umuyobozi mwiza. Haleluya, haleluya. Kandi afite inshingano zo kuzatumurikira Imana Data. Ubu rero ari inaha nk'umurinzi, sinzabasiga mwenyine, ahubwo nzaboherereza umwuka wera wo kubana namwe. Uwo mwuka wera niwe ujya ubana natwe. Wajya kunyura hano ati oya, aha hantu kirazira, sogokuru Yesu yarabibujije, yavuze yuko iyi nzira itari nyabagendwa. Wajya gutambuka hano ati uramenye iyi nzira igana kuri ahantu mu gihanda bita Bwihebe. Wajya kunyura hano akakubwira ati wowe, afite inshingano zo kudutangira kugira ngo tutajya gukora ibyo twari twarabujijwe. Ariko nawe ugira inshingano yo kwemera kuyoborwa nawe. Imana ishimwe. Kubera yuko bano bantu bageze mu rusengero, mwumvise ari Imana yavuze ngo muramenye ntimunywe. Baravuze bati hari ikintu twumvise. Haleluya, haleluya. Baravuga bati hari ikintu twumvise, twamenye ko ibintu Imana itabyemera. Imana yacu tugire neza. Ubwo rero kubera yuko tutari butinde, tugeze muri wa mwanya wo kwitekerezaho. Ese nkimara gukizwa navuze ngo hari ibintu nihanye, nanjye ubwanjye numva ndabyihanye. Hari n'ibyo n'umwuka wera ajyaga twigisha. Haleluya, haleluya. Njya nibuka ko nkimara gukizwa, nubwo papa wanjye yajyaga anywa ku nzoga, noneho ngeze igihe n'umwuka wera mbujije ko ntazongera kuzimuzanira, kandi mba muri urwo rugo. Byari ibintu bikomeye. Urumva kumva uri kumwe n'umubyeyi akakubwira ati ngurira Primus hariya, kandi warakijijwe, umwuka wera nawe atari kukwemerera kuzizana. Byari ibintu bikomeye. Nageze igihe nyine umwuka wera anyigisha strategy, najye numva aje nkakwepa nkasa nk'ugiye kwisha kugira ngo aze gutuma abandi. Ariko ninginga Imana nti ndumva ntashaka kujya kugura inzoga, kuko nibazaga ibaze mu gihe cyacu kubona umurokore avuye muri butike abangatanye Primus ayijyanye. Nubwo nari umwana, ariko numvaga biteye ubwoba. Ngeze ubwo ninginga Imana ndayibwira nti birashoboka ko wankura kuri iki kintu. Noneho bukeye ngiye kumva, numva papa wanjye bimuturutse mu kanwa, arambwira ngo ubwo wakijijwe ntabwo nzongera kugutuma inzoga. Haleluya. Arambwira ngo indi mirimo yindi wikora neza, ntabwo nzongera na rimwe kugutuma inzoga. Imana ibi bimvanyeho. Ubu rero uyu munsi kuba nakongera, numvise ngo hari abantu babikora. Umushyitsi ngo nuko wenda nta databukwe ngira yatashye mu ijuru, wenda ngo nuko databukwe yaje cyangwa amabukwe akabanywa inzoga, ngo abarokore barongeye bazana inzoga mu ngo zabo. Ngo yango rwose ngo n'icyubahiro cye cy'umubyeyi. Oya, akwiye kumenya ko iwanyu nta nzoga zihagera, akamenya ko nta tabi rihagera, kandi ntuzabivuga ushira isoni, ahubwo uzashira amanga. Haleluya. Uzashira amanga uvuga uti ni ukuri aha hantu hatambirwa ibitambo by'Imana, kandi nta mwotsi w'itabi nta n'inzoga zihagera. Kubera kunanirwa guhamya, hari ibindi bintu twagiye tugarura. Ngo yanga ubwo se ngo nakora ubukwe burimo abayobozi cyangwa se abantu b'abasirimu ngo nk'abatereka fanta gusa. Ariko bakwiye kumenya ko uri umurokore, kandi bakamenya ko hariho ibintu warahiriye. Imana ishimwe.
ubwo rero nyine ni byiza ko duhamya, ni byiza ko duhamya bakamenya za kirazira z'iwacu. Kandi reka nsoreze ku murongo wa 19 mwumve ibyiza byavuye muri aba bantu. Ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Kubera icyo kintu yakoze akakigisha umuryango we kigafata, Imana imuha isezerano rikomeye, iravuga ngo ntabwo azigera aba umwana wo kunkorera iteka ryose. Imana ishimwe. Imana ikeneye abantu bazi kwiyemeza. Biravuga ngo icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ngo ntabwo ajya yivuguruza. Ariko ikibazo nyine buriya bashoboraga gutitira bakavuga batubwa ari umuhanuzi uduhaye, nimuduhe tunyweho tuzihana dutashye, nta kibazo, n'uyu munsi wonyine gusa. Ariko baramurahira ati biragatsindwa gutanga ingabano za basogokuruza. Imana ishimwe. Imana rero ikeneye abarokore bazi kwiyemeza, bamaze kugambirira. Ariko kandi ntiwagambirira utarigeze wumva ijwi ry'Imana. Buriya bimwe mu bintu bidutera imbaraga no kuba wibuka ibyo wagiye uvugana n'Imana. Wagiye mu masengesho bya bindi yagiye kwihanangiriza ikakubwira kirazira, ibi bintu ntibyemewe, none umutima iteka uhora ugarura bya bindi wavuganye n'Imana. Kandi uretse no mu byumba by'amasengesho, Imana yavuze ngo nazindukaga kare cyane ngatuma n'abahanuzi bose babagezeho bababwira ngo nimugaruke, ariko muranga. Uyu munsi nabwo twagize umugisha wo kuba muri iri teraniro, tugiye gufata umwanya mwiza wo gusenga. Haleluya, haleluya. Wongere wibuke ibyo wavuganye nawe n'Imana. Hari n'igihe umuntu abikora ukumva igitima kirakubise, ariko ukihagararaho, ntabwo ari igihe uzasigara. Oya, ongera wibuke ibyo wavuganye n'Imana kandi wongere ubiha agaciro. Kandi nasanze bifite inyungu. Imana iravuga ngo kubera icyo kintu Yonadabu yakoze, nanjye sinyanye nawe isezerano ry'iteka. Wagize ngo ni uwo munsi gusa. Imana yaravuze ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose, biturutse muri kwa kwiyemeza no gukomeza isezerano ry'Imana. Ubwo rero humva, ntabwo biteye isoni, ntabwo ari bibi, genda ukomeze ibyo wavuganye n'Imana. Kandi harimo ingororano zo muri iki gihe no mu gihe kizaza. Imana yacu duhana umugisha. Mureke duhagurukire imbere y'Imana. Iri jambo ni ry'Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo twongere twisuzume, ese koko ntabwo turi kuzirura bya bindi twatinyaga. Hari utuntu tw'utuyoga abantu bari barihannye, igihe kiragera barongera baradusubiraho. Ariko uretse n'inzoga, burya umwuka avuga biriya, hariho n'ibindi yagiye adomaho agenda akoraho. Nawe wongere wisuzume. Buriya umuntu akijijwe ahabwa za kirazira. Ntabwo ajya aho abonye hose, ntabwo arya ibyo abonye byose, ntabwo avuga ibyo abonye byose, ntabwo yambara ibyo abonye byose, kubera yuko aba afite ibintu bimuyobora. Hari indirimbo Pasiteri Mugabo ajya avuga ngo ibi ngibi ngo nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Tujya tubona aho ba Daniyeli ngo bageze i Babuloni, ngo babaha ibyo kurya bakanga, bakavuga bati kirazira, iwacu ntabwo turya ibiryo byaterekesherejwe ibigirwamana. Tugasoma inkuru z'aba Moridekayi ku irembo, abandi bose barimo bunama, ariko akavuga bati reka da, kirazira, iwacu nta muntu wunamira ikindi kintu uretse Imana. Ubwo rero umenye ko hariho za kirazira ku mukristo. Ntabwo wemerewe kwinjira ahantu hose, nubwo imiryango yaba ikinguye. Buriya hari ibitaramo tutajyamo, buriya hari imbyino tutabyina, hari amashyi tudakoma, hari imyambaro tutambara kandi igezweho n'abantu bose bayambaye, kubera ko hari za kirazira. Hari n'amasezerano twagiye tugirana n'Imana, turayibwira ngo iteka ryose
nta kintu kizira kizangera mu kanwa. Ibyo niwo bizi uko wabivuganye n'Imana. Ariko tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga. Muzegera hino ngwino dusengere. Nabonye ari umupapa mukuru, niyegere hano dusengere, atwingingira Imana. Turifuza imbaraga zituma tutazirura ibintu twaziraga. Turifuza imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo dushobore gutandukanya icyatsi n'ururo, kandi Imana izatujya imbere mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusengere. Reka dusenge Imana, ariko buri muntu wese yisubiremwo, yitekerezeho. Mu by'ukuri nk'uko babivuze, turi mu gihe cy'imperuka, aho abantu bongera kubaka ibyo bari barasambuye, ibyo bari baraziririje ariko bakabizirura. Niki ni igihe, ngo niko igihe kimeze. Ariko twebwe igihe turimo, igihe tugezemwo, uko Imana yatugeze, turi ubwoko butuye ahabwo, turi ishanga ry'Imana, abantu Imana yatoranije. Uko uri kose, uko Imana yakugize, mu by'ukuri uze witekerezaho. Uri umuntu udasanzwe, niwiha agaciro. Bibiliya iravuga ngo nitwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Abaririmbyi baragabura, abavuga butumwa bakagabura, abasenga bakagabura. Ariko mu kanya gatoya wasohoka hano ukivanga, tukagushaka tukakubura, kandi twari tukuzi kuri uw'agaciro. Imana itugirire imbabazi rero, Imana itubabarire, Imana idutabare, tumenye abo turi bo imbere y'Imana. Dusenga Imana. Mana yacu iri mu ijuru, Mana isumba byose, ishobora byose, Mana Umwami wacu Yesu Kristo, duciye bugufi imbere yawe muri uyu mwanya. Ijambo ryawe iyo rivuzwe turatsindwa, tugaca bugufi, tukazamura ibiganza, tugaca bugufi, tuti twaracumuye kuri ibi na biriya. Ariko Uwiteka umucamanza, iyo tubonyeho amaraso ntuducira urubanza rubi, utwita abakiranutsi imbere yawe. Ayo maraso turayasabye, ayo maraso tuyasabiye itorero, ayo maraso tuyasabiye buri muntu wese wateraniye hano, kugira ngo atugereho, atweze, aduhumanure, atwunge n'Imana, atugire bazima, atugire abemewe imbere y'Imana. Kuko ntidupfa kuza hano gusa, tuzi imbere yawe dukeneye gutunganywa, dukeneye kwezwa, dukeneye guhumanurwa, dukeneye gucurwa, inkamba zikatuvamo, tukaba abera kuko ijambo ryawe ribivuze. Bene Rekabu banze kwivuguruza, kuko ibyo bari barabwiwe na basekuruza, baravuze ngo ntibishoboka. Haleluya. Ntibishoboka kongera kunywa vino, kandi sogokuru wacu yari yarayitubujije. Natwe hari ibyo twabujijwe, hari ibyo Imana yatubujije, hari ibyo Imana yatubwiriye. Aha nyine, aha turi. Mana yanje, Mana yacu, Mana y'imbabazi, tugirira imbabazi Data, buri muntu wese umugirira imbabazi, maze utwambike imbaraga zo kubasha guhagarara muri iki gihe turimo, muri ino minsi turimo, iminsi igoye, iminsi iruhije, ariko iminsi itadutunguye. Yavuzwe n'abahanuzi ko mu minsi y'imperuka abantu bazata kwizera, bagakurikira inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo. Ariko Pawulo yaravuze ngo abameze batyo ngo uje ubatera umugongo. Mana, duha izo mbaraga, duha ubwo bubasha, duha ubwo bushobozi, gutera umugongo ibitari iby'Imana, gutera umugongo ibyo twaziririje. Duha imbaraga, duha ububasha. Uracari wa wundi Data, uracari wa wundi Yesu, ntuhinduka. Yesu Kristo uko waruri n'uyu munsi ni kuri, kandi ni kuzohora iteka ryose. Imbabazi zawe ziboneke kuri muntu wese ufite iyo migambi, uwo Satani ahaye yongorera, kugira ngo ave mu byizerwa, ati byizerwa. Imbabazi zawe Mana, tugirira imbabazi, girira imbabazi itorero ryawe, girira imbabazi ubwoko bwawe. Mwami, twararahiye, twarasezeranye. Umwanditsi yarabivuze ngo nasezeranye n'amaso yanje, nasezeranye n'Uwiteka. Ibyo twasezeranye nawe, ibyo watuvuzeho, Mwami Yesu,
tubikomeze kuzageza kuri wa munsi. Urakoze Mana kutugiriye imbabazi kandi ukabuduhaye imbaraga zo kubasha gukandagira muri ibi bihe turimo no kubihagararamwo neza kugira ngo tutazivuguruza kubyo twavuganye nawe. Icyubahiro kibi cyawe Mana mu izina rya Yesu, amen. Koze Imana arakoze. Aramutse ari umuntu umva ushaka kwihana ari bwo bwa mbere, uriya aya masezerano tujya tuyakora umunsi dukijijwe, ariko muri iri teraniro hari umuntu wajemo umutima ukamwemeza ko adakijijwe cyangwa yari yaraguye, nawe twamuha amahirwe mu minota mike asigaranye, hanyuma tukamusengera nawe agafata imyanzuro, agakora commitment, agasinyana n'Imana amasezerano avuga ati kubaho kwajye kose namara amajenda agiye. Hari uhari muri iri teraniro ngo tumuhe ayo mahirwe? Umva ukeneye ko bamusengera akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we? Arahari? Imana ishime ko twese twakijijwe. Mwakoze, Imana ibahe umugisha.